iri jambo uraryibuka? My love you. Ntago nanjye nabireba none se wohereje angahe? Mbwira wabwiwe umwagenti cyangwa niwe wabikore kuri telefone wohereje angahe se sheri? Ntago jya wifotoza wamaye amafoto. Iri bumfashe ndakubwira iyo nabonye nziza. Bigaragara ko yari yakuyumvishemo, ariko abantu benshi baravuga ati n'abari bari hariya baravuga ati ibi bintu ntibyari kujyana ntibinajyanye rwose. Dawidi ngo yari yisondetse cyo naho byanditse ayashobora no kundega kansinda 120. Urabyumva? None ayo mafaranga rero impamvu nkubwiye ayo yandi 300 yavuze mu kiganiro yamaye twabyumvise ko yari ntaraga yakurega. Ese yifoto wasizeho ni yande? aratangiye no gufuha. Impanuro TV yikwatse akubwira ngo nuza mu Rwanda mbere yuko ujya iwanyu wabanza ukanarara mu rugo ukaza. Reka twumve ibyigera mu Rwanda Dawidi cyabivuga kugera mu Rwanda kwa Jose. Inzara zifite iyi nzu yari hari Ashaka amafaranga yanjye. Iyi nzu ntago yo yari yaraje cyangwa uragira ngo byose bitondo. Impanuro TV. Imana irangije ibwira Yeremiya ngo Yeremiya we ngubonye iki? Sharuka abahanuzi ubundi. Imana iramubaza ngo urebye neza? Ngo yego ndebye neza. Ngiyo ni inkoni yanjye irindi jambo ikarinda n'uwo nabibwiye nkamanuka nkamurinda kugira ngo ndisohoze. Urumva ntacyo Imana idakora. Mwabyihore mukiyunga koko. Satani, reka nkuze na Dawidi. Satani aho yabonye ibyiza arahasenya. Ubu hari none se ibyo byiza ko amenya ko bihari mbabara nkuze na Dawidi. Kumuza na Dawidi? Mwiyunge. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, reka tubasuhuze tubashimira uburyo mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Impanuro TV, Kiranuka TV, mbere ya kamera tugarutse part 2. So ni part 2 Jose bimeze bite? Bimeze neza buke. Hese wowe abantu bazagutura nawe ugira agahinda mbabarira gato yabyibuze wishimeho bwarimo. Kwishima muri ibi bihe biragoye. None se ko ari wowe numvishe wiririmbira akaririmbo ngo Mana warategetse. Kuyiririmba n'ubundi umuntu abasanzwe aririmba. Yego rero Ezekiel turagarutse, ariko inkuru ibabaje cyane nuko ubu Ezekiel nawe wagejejwe hehe muri RIB. Nagejejwe muri RIB. Mana ishimwe. RIB se kari abantu kari urwego rukorera igihugu, ubwo tuzitaba niduhamagazwa nta kibazo. Bimeze bite kumva ko wagejejwe muri RIB kubw'ibintu wakoze ku nkuru ya Dawidi akavuga ko wamuharabitse? Bimeze bite? Ariko si wowe wenyine da. Ntese yabazi ko ibyo bigize guharabika dufite ibimenyetso by'ubwe yiteretera yivugira kandi nawe arabyiyemerera. Ubwo rero twe tuzajyana ibimenyetso bidushinjura nawe ajyana ibimenyetso bigaragaza ko twamuharabitse. Tumva ntacyo bitwaye. Rero ku bantu twabanye ubushize ngire ngo uyu mukobwa Jose twari turi kumwe ku bibazo bye, ariko tuva hano ubundi bitarangiye. Niyo mpamvu twavugaga ati ni episode kubera ko hari ibintu byinshi cyane tugikeneye kumenya kuri ibi bintu, dore ko mu bihe turimo turi kurwana n'ikintu kijyanye na escroquerie, bijyanye n'abantu bitwikira ibyo ngibyo bikaza kurangira batekeye abantu imitwe ugasanga byavuyemo ubujura. Jose ukomere cyane, ariko banasuza abantu dukurikiye n'abantu batakuzi twabanye ubushize ubibwire ho gatoya kugira ngo nabacire mu mayange ku kibazo cyawe, kugira ngo tubone uko twinjira mu video no munsi, kuko byo nabonye bikomeye cyane. Iyo ibintu byamaze kugera mu nzego za leta rero biba bikomeye. Yego amazina ni Mukamugema Joseline, abambonye ubwa mbere ayo niyo mazina yanjye. Yego Jose we ukaba uri umukobwa byongereho? Ndi umukobwa wabenzwe?
cyane asa no kubengwa buriya cyangwa ni ikindi kintu nta wamenya ikihishe inyuma y'ibi ngibi turaza kubigarukaho cyane Yego. yego abantu mwabanye ba Kahama West Kahawa Yego. ndani abantu baba hariya hose turabasuhuje cyane dore ko hari abanyarwanda benshi cyane badukurikira n'abanyamurenge babayo badukurikira turabasuhuje cyane ko muri Kenya niho uyu mwana w'umukobwa yabarizwaga yaturutseyo aza nk'iyagatera azatarwa cyane Ezekiel kiganiro rero sinzi ngo turagihera he kubera ko ibintu noneho mfite ahangaha kubona umera mbivuga numa birimo birangora ariko turaza kugenda tugaruka kimwe ku kindi bijyanye nuko aya makuru yo ntabwo tugomba kugira gutya ngo tuyirengagize Jose hagataho iminsi ishize ku nkuru zitambuka hari icyo byagufashije ku ruhande rumwe hari kiri ku mutima mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bimeze bite ubundi tubwire wenda reka mbanze nshimire bampamagaye banyihanganisha ngo ni impumure nkomere yego Imana ibaha umugisha ukamenya ko nashonje umenye ko udafite ahantu huba ubwo wari babwiye se cyangwa warabyihoreye nabyo mu kiganiro cyaciyeho narabibabwiye kubera ko iyo umuntu agutuburiye nta kintu usigarana wasigaye amaramaze none turaza kubigaruka ko uru rubanza tuvuyemo n'ubuyobozi bw'uyu mudugudu Dawidi atuyemo tunamushimire cyane uyu mubyeyi waho hari umubyeyi w'imfura rwose umubyeyi w'imfura abayobozi babiri rwose baje urubanza baruhereye mu mizi imyanzuro yafashwe Dawidi yavuze ko mukecuru n'ahantu amuzi niko yivugiye ati nashaka azajya kuri hedikota njyewe mfite imbaraga tuzahangana ko numva numijwe nuko atamuzi se ko ariko Ezekiel wowe agakanu ko karaciye iyo habinyemerera akambwira ko hari n'uburyo ngo bajyanye kuvunjisha amafaranga reka tubyihorere rero ubu ikintu kiraza kwivugira twebwe turavuga make Jose nawe ntari buvuge byinshi ariko ibiganiro bagiranye icyo gihe byo biraza kuduhishurira byinshi shimira abantu bashimishijwe n'akaririmbo akakaririmbo urakivuga nyibutsa akaririmbo yakuri ko nakukuririmbira kuri kereka nyirebye kuri telefone sinange sinayibuka usa nayifashe mu mutwe naryamyemo waryamyemo ntago mubireba ko wavuze ko ibintu byanakubabaje kuba nta cyuya cyo wigize wumva byibuze ariko abantu bose icyo cyuya umuntu acyumva gute cyuya cy'umuntu icyo cyuya ngo iyo bari mu buriri baracyumva ntabyo nabonye ariko se warabishakaga byibuze oya no kubivuga abantu baravuze ati uyu mukobwa wowe waje ushaka kwiyumvira iki gahunda zo mu buriri no kavuga gutyo nakari murori nawe wabivuga hanjye ntibyivuze icyo yewe arakizi ntago narinje ngo tubane nk'abishyingira nkuko yari yampamagaye ati ngwino tubane nk'umugore n'umugabo bizaca imbere y'Imana ese ubundi reka nkwibarize ko wari uzi ko atarabona gatanya wowe wahurudukaga iyo ngiyo mugani wihangane nakoresha iyo mvugo uje mu biki ubundi we yaravugaga ngo nta kibazo gihari kujya kwaka gatanya muri leta nta birego biriyo bandega kandi ngiye no muri leta ndi n'ingaragu ubu ngubu ni ingaragu usabanye gatanya ntago ngo biratinda njyewe ntago biratinda nuko yambwiye ntago bizatinda wowe urukundo rwaguhumye amaso kugeza nubwo akanya ko gutekereza akanyangingo kagufasha gutekereza no kwitekerezaho no kureba ibiri kujya mbere gapfa neza ku buryo utongera kukabona ubwo se nari kukabona gute nararangije kwinjira mu rukundo urukundo se rutwara umuntu ubuhumye kugeza nubwo atamenya urahuma neza naho bakubwira ko avuye kwiba ntago wabyemera ese ni ya myata y'umukunzi ubona ari amaribori none nanjye ubwo ni reka tubifate gutyo nuko byagenze rukundo bambe ni rwiza cyane yabarwarambaga disi ntirushire nuko rero uyu munsi ikibazo twaraganiye ubushe twaganiye byinshi hari byinshi cyane byanasigaye tujye kugarukaho uyu munsi wagiye mu buyobozi kugeza n'ubwo ubuyobozi bw'umudugudu bwaje kugira ngo ikibazo bucyoroshye kitaragera hejuru kugira ngo yenda bitaba byafata iyindi sura ariko byaje kurangira akwigaramye avuga ko nta n'ikintu aziranyeho nawe ndetse avuga ko amafaranga wamuhaye arayo wari wamwemereye nk'umukozi w'Imana yo kumwambika yo kumugaburira gaze ndetse no kumuhereza kumukodeshereza inzu nagira ngo iki kintu ku ruhande rwawe
ya mafaranga uvuga ati amadolari 300 uhagaze 370 by'amanyarwanda wakavuga ko bamuvunjije ku gihumbi ku idolari rivunje igihumbi ndiheruka kera cyane mu myaka nk'ingahe ishize ariko ikintu kiriho ni iki ngiki wowe ubuyobozi uko ibintu bwabyumvishe wowe icyo utangaza cyangwa abwira abantu ni iki kuko nashaka ko tujye kwifashisha aya majwi dufite ahangaha ikintu cyitwa telefone mw'abantu mwe mukitondere ko telefone ziranga ziraza gutamaza isi twagiye tubwire ma gusa abayobozi bahageze wavuga ko amafaranga yarayabonye avuga ko yagiye guhaha mu kwiregura ko avuga yuko nabimwemereye ngo ndi muri Kenya arabimwemereye we niko ari kuvuga none se niba avuga ko nabimwemereye ni gute ujya gufata amafaranga y'umuntu ukajya kuyahahamo utayamugaruriye ngo akubwira ati akira yanga ujye kuguramo ibyo bintu yenda ubushize rero twasubikiye reka tuba tunasubukurira ku bijyanye n'iki kibazo cya Dawidi no kugira ngo kibonerwe umuti cyane turagaruka ku bihe bikuru bagiranye na Dawidi hanini cyane anavuga ko ari wowe wamwitereteye tubwire kuri icyo kintu yenda ku byo bihari kuko niwe wamwandikiye umubwira ibikirimo iki ubundi tujye kuri icyo kintu bijyanye n'ibyo mwagiye muvuga n'ibyo mwagiye muganira binahamya icyo cyaha yagukoreye muri ubu buryo gusa niba yavuze ko namwandikiye nanjye mukuye ku nkoranyambaga kuko nari maze kumubona ese ubundi wari wamubonye mbere ko ngo waramubuze nari naramubonye mbere bajya mu rutare we na Brezil ariko nimero yo sinayibona ngo byibuze wenda muvugishe muhe niyo sabune navugaga ntago namubonye ko nza guhamagara wo bakoranye ikiganiro ndamubwira ni rero nanjye iki kiganiro kinkozeho nzamuha 5 by'amanyarwanda ninza noneho sobanura bihagije birangiye njyewe Jose ubwo urumva twarakomezanyije turakundana birambuye ubwo urumva igihe cyarageze arambwira ati rero Jose wowe uzaze reka twumve aha none se uko utanshubije muri record ujye ukoresha voice tuvuganire utwo tumanga nitwo zambyarira ntabwo turahagera ibi by'imanga nazo zirimo turaza kuzigera izigeze manga nasabye n'abantu n'abanyamakuru n'abanyamaguru arakizi twarabiganiriyeho ikintu gihari nuko mbona aya mafaranga aturutse mu biganza byawe ubundi byarangiza ibindi byose bigomba kwikora nkaza muri Kenya nta bintu byinshi by'Imana vuze bigasorana nawe bikarangira nubwo ntazi ururimi rwaho ariko nzi ko Imana igomba kubinyigisha nuko kandi nta gihe umuntu yazamara kinini cyane atahise yigira hanze kuko urabizi ko abantu bonda bafite bagomba ko tuma njya hanze tugere kuri iyi ngingo byagenze gute kugira ngo ubundi ko ari we wari kuza muri Kenya abe ari we uza byagenze gute none se ko nta tike yari afite yari kuzana iki iyo waziye nayo ntiyari kumuza nawe ntago byari bukunde kubera none se aho narindi urumva njyewe nakoraga bari mu rugo rw'abandi ndi mu rugo rw'abandi none se yari kuza akajya hehe mugapanga nawe mugakodesha ntago byari bukunde iyo uri mu kazi uri mu kazi ntago byari bukunde Zaka West harase ni hari ahantu hanini cyane abantu ntibakodesha n'abanyano ikinyarwanda n'abandi we nta mafaranga yari afite yo kuzakodesha ibyo ngibyo uyu wari gukodesha ntazava ko ari wowe wamwishyuraga kugira ngo mukundane never waguze umugabo wowe yewe ntago mugura waguze umugabo urahomba ntago mugura kuko ntago ari itungo njya kugura nkuko yabivuze oya ntago urukundo rugurwa cyangwa ngo rugurirwe urukundo ruguriwe ntago ruramba cye ntago namuguze ntago wamuguze yego reka dukomeze kuri iki kintu ngire ngo tunakitseho cyane Ezekiel nawe rero uragenda umfasha kugira ngo tuze kujyana bino bintu neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi nifuzaga ndetse nshaka no gusobanura ku bantu badukurikiye bari kutwumva muri kino kiganiro kugira ngo abantu baze kumenya ikintu cyihishe inyuma ya bino bintu byatangiye kuvamo urubanza rurerure umukobwa ati ni amadolari 300 Dawidi arambwira ati ngiye amadolari nemera nayo yavuga ko yayamuhaye Dawidi unavuga ati ngi nta kintu ibintu byose ni safe
ariko akavuga ko ibyo 120 avuga ko yamuhaye amadolari 300 bakamuvunjira ku 1300 akuramo 80 yishyura inzu amezi 2 ya Dawidi ntabwo ari yungu yabamo akuramo 100 byo kujya kwiyatsa kuri style gura timba niba ari timba nyango niyo arasanzwe yambara ngabona uko azajya asohokana na Jose wajyana na Jose n'ibindi bintu nk'ibyo arongera aragaruka ndetse anashimangira iki kintu agira ati ibyo byose byabaye n'ibindi nk'ibi byose biba n'ibindi byose bizaba amafaranga 120 namubwiye muri audio nagize gute narayamuhaye tuti ikimenyetso cyerekana ko yamuhaye kiri ngo ntacyo mfite ubwo ndatsinzwe ngo yo nzayamuha ko kandi nabwo ndabahigiye cyo nze nzayabahera Jose ibi byo wowe wabyakiriye gute ku ruhande rwawe ndadusobanureze ki nawe uragenda wunganira kino kiganiro yavuze ko ibyo 120 yabimpaye ntayo muri yose ntayo yampaye yego ngewe nganira na Dawidi yambwiye yuko uva muri Kenya uza mu Rwanda abizi yego ariko ngo amafaranga umushinja yose akaba nta faranga na rimwe yigeze ajya kuvunjisha mutari kumwe ambwira ko ahantu yavunjishije ari ku mudamu wo mu Nkundamahoro aho mu Nkundamahoro nge ntago mpazi biro y'ivunjisha nyizi muri Nyabugogo muri gare ahandi nkamenya ruguru mu mujyi tuganira twaje kwemeranwa yuko ari bunjyane muri icyo gitondo ariko nahamagaye telefone ye ntiyabasha gucamo Jose ntawe nk'umuntu niba hatarimo kwigaramana hagati yawe na Dawidi akaba hatarimo kwigizanya nkana ese koko Dawidi mwajyanye kuvunjisha mu by'ukuri uva muri Kenyuza wari uje usanze Dawidi cyangwa wari wifitiye izindi gahunda wenda uramubwira ati nk'inshuti yanjye reka mubwiye ko nzaza mu Rwanda bimeze gute ubundi duheraho ngaho uduha umucyo ngewe nk'inshuti nk'umuntu twari twarakundanye yego n'ubundi naje nje muri gahunda y'ibyo twasezeranye tugomba kuza tukaganiraho bikarangira yego amafaranga avuga ngo twarajyanye ntabwo twajyanye ahubwo amafaranga yo yarayajyanye mubwiye ngo ajye kumvunjishiriza ntabwo twajyanye yego wowe uyamuhanga ajya kukuvunjishiriza wari ufite icyizere kimeze gute cyo kwizera umuntu muhuye bwa mbere uranyumva yego mutareranywe ufiteho ubuhamya gusa ko ari uwo kubona kuri YouTube yego kuko kuri YouTube twakiraho abantu benshi batandukanye ejo tukumva ngo nabahema wari ufite icyizere kingana gute cyo kumuyibumbi 300 amadolari 300 ngo najye kukuvunjishiriza we wari uri mu biki kuki utigiriyeyo ngewe aho ngaho nk'umukozi w'Imana usenga naravuze ntubwo ari umukozi w'Imana usenga nta manyanga yabonekaho kandi ari umukozi w'Imana unasengera n'abantu benshi urumva ko ntari kugira umutima uhagaze nk'umukozi w'Imana nicyo kintu nabikoreye urayamuha ndayamuha ajya kuvunjisha nawe wisigara wiryamiye narasigaye rwose mu rugo kuko rwose nasigaye mu rugo kuko numvaga nta kibazo cyavuka muri ibyo yego hanyuma yarageze akubwira se ko byibura yageze kuri Forex Bureau ntabyo yambwiye mwese ubwo hashize igihe kingana iki yagiye kuvunjisha ugitegereje umuntu se waramuhamagaye byibura ubonye yatinze byagenze gute ngewe bigezemo hagati naramuhamagaye kuri telefoni yari atarayikuraho yego ndamubwira nti noneho rero nge maze kubaza uko idolari ririmo kuvunjwa ni 125 idolari 100 ubwo idolari rimwe ubwo ni 1250 ibihumbi 125 by'amanyarwanda nyine ubwo tubaze ku idolari rimwe ni 1250 no kukuba na amadolari 300 bikaba 175 yego na 300 yego ntago ayo mafaranga avuga yanzaniye yayazanye ahubwo yaraje bya bindi byo kujijisha ari nimugoroba
arambwira ngo amafaranga ngo tubare urumva uko yanyishe mu bwenge nyine ngo tubare amafaranga yakoreshejwe nanjye ntese turabara amafaranga utazanye ngo hoya ngo jya muri telefoni ngo ubara ariko ntago tubara amafaranga utazanye nibwo yahise acaho ti pasiteri namenye ko twanahuye hariho nabivuze nabi ngo pasiteri atambona hariya nashakaga kugira ngo mvuge ko wavuga ko pasiteri amubonye ari kumwe n'abakobwa hagarika mu itorero ni nanjye nta kibazo gihari ndi umukristo sinshaka ko baguhagarika mu itorero yaragiye ageze mu rugo aribwo yanyohererezaga ariya video call ngo amafaranga nayabonye ndayakoresha nyaguramo ibi n'ibi yavuze mwese kubwira ngo mubare amafaranga mwabaraga amafaranga atakuzaniye ntayo yazanye nubwo yavuze ngo ako kanya ahise yazana ntayo. Okay, yenda twagenda reka twigarukire kuri bino bihe bikuru byaranze urukundo rwanyu yenda ari nabyo biri no gutuma bino byose bitagenda gutya. Iri jambo uraryibuka? My love you. Ntago nanjye nabireba none se wohereje angahe? Mbwira wabwiwe umwajenti cyangwa niwe wabikore kuri telefone wohereje angahe se sheri? Ntago jya wifotoza wamaye amafoto. Iri bumfashe ndakubwira iyo nabonye nziza. Kuki tuntu utagiye kumuherereza amafoto? Ati my love you. Arayafite. Yababwiye ko ibintu byose namwoherereje abifite. Ariko ese kiye? Ndabona David najya amwohereza. Ndagenda reka nze nkwerekana hano. Ifoto hano yari yazimwoherereje Jose. Nyere kano gafoto rakabona wambaye gutya imyeru dede. Ese zino style zagiye ko najya muno zambara. Nago bikinkwira kubera ko inzara yangeze mu magufa. Shaki ko zano wari wuzuye pe. None turirimba bwakoherereje. Ati ututumpanga uzatumubyarira. Bimeze bite ubundi tugwe kuri iki kintu kintu. Kubijyanye n'imishinga mwari mufitanye bimeze bite ubundi nicyo yenda ushobora no kubwira n'abantu bakugira ngo bumvikanishe ukuri ikibazo cyawe n'uyu mugabo. Izo mpanga yambwiraga nzamubyarira urumva abantu bagiye gushinga umuryango ugiye kuza gukora ubu. Yego nazo zari kuza. Kubera Imana se ntitanga byose. Yego nicyo kintu rero yabimbwiririye. Bigaragara ko yari yakuyumvishemo ariko abantu benshi baravuga ati nabari bari hariya baravuga ati ibi bintu ntibyari kujyana ntibinajyanye rwose David ngo yari yisondetse bijyanye nuko we abivuga ndetse nicyo abamukikije bari barimo barasobanura. Kuvuga ko ibi bintu wenda kuvuga ati wamwezaga amafoto yarayabonaga ntiyiza guhakanira kuba warageze ahanga bikagenda ukunguku byo ku ruhande rwawe. Kuvuga yuko atigeze mbona ndumva nta munsi numwe twigeze tuvugana tutarebana. Yego yagombaga guhita abona yuko size yanjye niyo bitaberanye. Ahubwo navuga ko wenda yari afite urundi rukundo yarankunze rutari urukundo rwo kubana nge nawe mu rugo. Yego kuri ikintu kijyanye no kuba uza cyangwa se gahunda washaka uko muhitamo bana direct ngo mukishingira cyangwa se mu kimwe bikagira ukuntu bigenda ariko wowe ukabutubwira ati ni wabimbwiraga bimeze bite muri kiganiro nk'icyo ngicyo ko numvise yari amajwi menshi cyane y'ibyo bintu ariko kubera ibintu bivugirwamo twanze kuyacisha ahangaha yashaka azace mu gikari yumvire ahari yavuga ngo ni ngiye ngo wabishakaga ko ngo naza tugahita tubana ushaka ko muhita mujya mu ishuka direct. Arabeshya kuko namubwiye ko nategereje Imana nta kwishingira cyangwa se ngo utanga avance. Arabeshya. Uvuga ko avance yayikwatse akubwira ngo nuza mu Rwanda mbere yuko ujya iwanyu wabanza ukanarara mu rugo ukaza gushira amavunane. Ibyo ni ukuri koko? Kokano ni ukuri. Ibyo reka tuzabireba mwavuze ko bazaca mu gikari ngo yereka tubwireho yena n'urugero. Icyo kintu cyo nukuri kuko akubwira ati cyangwa se haba hari ibintu mwananiwe kwita muhuza direct bikaba byakuruye amatatu yose bikagerwa avuga ati n'ubundi se ndaza kukureba bibikenda gutya na gutya bitari bugende gutya. Niba wanyimye cyegwa mu bantu baganira bafiyansanya
ndatekereza ko bitaburamo Yego. pe kuri iki gihe ntikaburamo yego akavase nikabura nubwo pasiteri yatubona none ibyo rero rero kuvuga ngo pasiteri yari kumubona oya twibwirire Jose nawe urimo urasaza Jose Jose Ezekiel rero umwihoreye mu ajya reka kunsaza urukundo ni impumyi ni impumyi rata nose byabaye ibiki oya rata reka nkwereke Ezekiel reka tuganire Jose ngiye kintu ngira ngo n'abantu dukurikiye banasobanukirwe cyane nk'iyo umuntu ari kuvuga n'ikintu yivugiye ati tuza nta mukobwa utabengwa se wenyine ubenzwe n'abandi bazanabengwa bishatse kuvuga ngo aya mariri kwiriza nayo impfabusa anakubwira ko yiteguye no kuburana nawe nibishaka bizagere hehe no mu rw'ikirenga yego bimeze bite kiye kubera ko yanze ko twicara hasi ngo tunumvikane tumva nta kindi nakora kuko yambwiye ko amaboko atareshya ataramukanya ubwo niba ari byo ashaka tuzakomeza ubuyobozi bubereyeho kurenganura abantu reka banza asobanure Dawidi abanza asobanure ibyo 200 hasigaye 200 hasigaye 200 dukuramo amafaranga y'amezi 2 y'inzu ya mabuja ari we tuberamo muri aya mazu arakwishyurira njyewe mfatamwe amakuru ko yambwiye ngo ayamayigura ngo ngende nkunde njye kwishyura inzu muri aya mafaranga y'iki ibi byabyumva hoya n'aya mbere yampaye akirara mu nzu bwa mbere kuko niyo hepfo nyine iraya ruguru yewe yaje mu nzu ayiraramo atayishyuye urumva njye mbyuka njya kuvunjisha amafaranga urabyumva nyavunjishije havaho amafaranga 100 by'imyenda hasigara 200 by'amanyarwanda nkuramwo amezi 2 y'inzu y'uyu nguyu urabyumva nyashyira amabuja ku kaza hakorera yanga amezi binangahe ndisobanurira ibintu bye neza hasigara 120 urabyumva kuko inzu ari 40 urabyumva hasigara 100 nangahe na 20 niyo yasigaye niyo nahamagaye muje namubwira ati se ko hasigaye 100 nyakuzanire urabyumva arambye uretse ngiye kuri WhatsApp namubwira ati se nyakuzanire Jose arambwira ati nta kibazo ndaje nze nyamuzana amafaranga urabyumva muzana amafaranga ye uko yarangana 120 maze kuyamuha burumvuga nahise nongera ndagenda nyuma y'iminsi ngahe nibwo yamamagaye arambwira ati maze kuba mu rugo nago naye nirwa ndyamye ngiye gushaka icyo nkora urabyumva amahamagara arambwira ati nda ejo ngiye kureba ukuntu nzaza tuuze tupange tukora iki tuvunjisha amafaranga ndebe icyo nakora mu gihe yambwiye gutyo uciyeho umunsi umwe nibwo yaje gutwara iyo matora bari bohereje yasize ku mupaka ibyo byumvikanye urabyumva amafaranga uremera ijana ijana ryageme kandi naryo ngo rarimuhaye rimwe oya yamusubije ijana irindi ararimuha oya yamusubije ijana irindi ryishyura inzu ubwo aremera ijana ry'imyenda amafaranga nje nagakwiye kuba ayatari kwemera na atamugezeho nibyo 100 atemera ni 120 nagombaga kumuzanira yari asagutse kuyo naguze imyenda nayo n'icyo y'inzu ayo mafaranga ni atari kwemera naba ntaramuhaye urumva kuba atayemera rero ayo mafaranga niyo nshobora kuba nemera kuko wenda nta message nayamworejeho kuri telefone kuko naje nagira buretse nkayamuha mu ntoki kurako namuye mu ntoki nta message nakoresheje icyo cyo naho byanditse ayashobora no kundega kansinda 120 urabyumva none ayo mafaranga rero impamvu nkubwiye ayo yandi 300 yavuze mu kiganiro yamaye byumvise ko ntaraga yakurega ahubwo wewe ijana yarimwishyuriye irindi ryera arabimusubiza ntabwo nkiri ijana ryaguze imyenda 80 yishyura inzu ni 40 yamwishyuriye iryo ibirara arimusubiza n'ubu mu kibanye fata amafaranga yaguhaye yo kugura imyenda yo ngayo mufate amafaranga 120 ayo y'inzu tuyihurire umuhereze amafaranga uyu ni umuyobozi avugiye byinshi rero turagenda tubigarukaho buretse twumva impamvu iryo jana ntarimo ry'imyambaro ni ibintu yavuye muri Kenya arambwiye kuva kera
bagurisha dawi kurongora ntabwo niko kuki wavuye waramwemereye ibintu ukaba ugeze ahangaha kuko ubona akubenze ugashaka kuhita bigusubiza bimeze bite iyo yemera no kukurongora mukabana wari kubimwaka cyangwa no kuvuza ati nere kubura intama ngo mbore n'ibyuma ibyo byo kumbwira ngo ngeze inaha ibyo twasezeranye ndabimwima ibyo namuzaniye arabizi wamuzaniye ibiki ubundi bitubwire ubundi twere nta kintu cyo gushyira ku iyo uzaniye umuntu ibintu yego Jose ubu no twinjiye mu kiganiro place siri place hari ikintu uvuga ati ngiye namuzaniye ibintu arabifite wowe warabateye amafaranga wamuzaniye wamuhaye yagomba gukuramo ibyo wamwemereye by'imyenda n'inkweto n'amagaze no kwishyura inzu n'amabokisa n'amasengeri n'amavuta na parufe n'ibindi bintu nk'ibyo nk'abantu baganira n'inshuti nshobora kukubwira ati ese ubwira ngo hashobora tujye kuri exactly ibyakozwe n'ibihe ibyo avuga ngo namwemereye ko nzabigura narabyemeye ntago yajya kugura ibintu atanzaniye amafaranga ngo mugenere ibyo ajya kugura rega wowe uri guca hirya wowe wavuze na hano hantu wavuze ati njyewe hari ibintu ubwanjye nagize nte namuguriye n'ibiki wamuguriye akarenga akajya kwigurira ibindi birahari ni ibiki nyine kose namuzaniye imyambaro nk'iyihe ushobora ati namuzaniye amajinsi namuzaniye inkweto dore kenya ko ikintu kiyaba hari inkweto ni mama wararaye murimo kumbaza ibyo namuzaniye inshuti kandi uje muzahura ngo ubure kutamuzanira umupfunyikiye ngo uze imbokoboko narabizanye none se yumvaga ko ajya kugura mu mafaranga yanjye tutabivuganye kubera iki niba se waramuzaniye ibintu bitamukwira yari kubura biramukwira okay biramukwira wamuzaniye ibintu bihagaze nk'amafaranga ngahe ntitujye muri detaye nango ni ibintu muri detaye ubwo urumva twajya mu byo guteranya nuko nagiye mbikora ugereranyije ni nk'amashiringi angahe n'amashiringi angahe nago wenda byarenga nk'ibihumbi 5 ibihumbi 5 urumva nawe ni menshi birarenga 50 by'amanyarwanda yego aha ibyo ngibyo ararengaho ajya kwiyongeraho ibyo ngibyo yenda gatoya tunaganira kuri iyo ngingo kugira ngo ibintu byumvikane cyane nashakaga njyewe usobanure ibi bintu ubundi wari waramwemereye ko uzamugurira imyenda cyangwa waramwemereye ko uzabaha amafaranga akajya kwigurira kuko yenda nabyo urumva ko ari ikintu yatinze banavuga ati ibintu uyu mukobwa avuga ni amatakira ngoyi kubera ko ibi ni ibintu yari yaranyemereye niba abona rero ari uko kano ko gukora uko kavuyemo njyewe nta kintu ngomba kumumarira none se niba naraje mbizanye akabibona cyari ngombwa ngo afate amafaranga amuhaye ngo ajye kumvunjishiriza ajye kuyaguramo ibyo bintu tutabivuganye ese niba nari nabigennye ni urugero nanze yagombaga kuyanzanira nkavuga nti mu mafaranga unzaniye basi fatamo wenda ibihumbi 50 ugenda ugura iyo pantaro n'ishati nawe ujye ubyambara uce mu nzira nk'abandi usa neza ntago yari gufata icyemezo cyo kugenda ngo nahashye nayabonye nahashye nguramo gaze nishyuramo n'inzu nguramo n'imyenda ntago bishoboka icyo cyo kucinzu yishyuwe wabagamo waje ushikiramo avuga ko amafaranga ntayo gize abona ndetse amafaranga wanishyuye bimeze bite ubundi amafaranga ko avuga ko uri kumubeshyira amafaranga wamuhaye kandi nayo ugize abone amafaranga yaje mbere amafaranga yaciye kwa murumuna wanjye yego aca ku mwajenti wacu ikibango arayamwoherereza ntayafite nabyo ntiyashaka ko bizajya mu rubanza yavuze ngo ubwo ayo mafaranga anyuze aho hantu zose ngo urumva yaramugezeho amafaranga yakuvuyeho agaca kuri murumuna wawe agaca ku muagenti ngo amafaranga urumva yaramugezeho urumva twebwe iyo turi muri Kenya nge ntago amafaranga ashobora kunca kuko nta bubasha mfite bwo kujya kuyavunja nge ngo bikunde hari abavunjayi babishoboye kubikora yaciye ku mwagenti waho ngaho avuye kuri uwo mwagenti kure mu pesa neza araza agera kwa murumuna wanjye nawe arahari bamuhamagaye yabisobanura na mama nawe bamuhamagaye
yababwira ko amafaranga y'inzu yayampaye imbere kuko navugaga nti ngewe nkayambwira mama ntariko ngiye gukora ubukwe ntabwo muzantahira ubukwe nti ngewe ndashaka kuzajya i Kigali nkaruhuka noneho tugapanga ibintu by'ubukwe ndi i Kigali noneho nkamanuka nkajya iwacu njya kubabwira ibyo twaganiye bwa nyuma uko bimeze kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Jose nawe uransekeje uri gupanga ubukwe none se ko nari navuye twarabirangije n'umuntu utarakwereka ababyeyi yambwiraga ko bizahita byihuta ahubwo ari mu kunyica mu bwenge arangije maze iminsi nk'itatu cyangwa ine ngo singushaka aho ngaho muri Kigali aho ngaho sinari nzi ko anabana hariya singushaka aho ngaho umukobwa wikodereshereza bamwita iki indaya none se kubindaya bose gatoya abakobwa bikodeshereza muri Rwanda ko batagira umubare bose ni indaya nge nuko yambwiye ngo manuka ujye iwanyu azasaba imbabazi abanyarwanda ngo nzagusangayo singushaka kubahe muri iyo nzu genda ujye iwanyu nge nzagusanga iwanyu yari yaranamborotse kera ntabwo rero mureka twere gutongana mureka tujyane ukeneye Tata wavuze ko utamugira umugore wamusubiza uri umusore wabana n'umuntu mutateretanye ngo nimba twadodaye kuri telefone iyi ngingo tugezeho nari mubajije ati si ikintu cyatumye Jose directement ubukwe butaba niki yasubije tuzakundana tugendana tukanatemberana akamenya ingeso zanjye nkamenya izindi waramwitsinda ni ngo ntabwo twajya gukina tiyatere ari tiyatere ariko ni ibintu byumvikana njyewe ibyo mbabwiye ni ibyo ngibyo ubu n'umuntu atari kumva ko ariko bigomba kuzagenda ubuyobozi bushobora kugenda bukampa igihe mu gihe nemera mu buyobozi ubwo aribwo bwose nkabyemera bamaho n'igihe urumva bamaho n'igihe urabyumva kabiri nimba ibyo ngibyo atazabyemera ku gihe cyanjye cyangwa bashobora kuzaba cyangwa njye nemera ubwo muramwandikira azandega ajye nanditse tuzaburana kandi muyobozi mbivuze kuko mbasuzugura nza kubasuzugura mba nababwiye ati ngene sinabizi niyo bwo twabyumva iki kibazo ndumva nk'icyari iki ngiki urumva wowe washatse ngo ibintu byihuse ntabwo yari kubana nawe muhuye mu gitondo nimugoroba ngo muze kugira gute muze kwita muswezwerana ibyo byo kumbwira ngo byihuse nkuko yari yambwiye ko tugomba gutegereza tugapanga ibintu by'ubukwe ari nacyo yampamagariye nagombaga gutegereza tugapanga ibyo bintu by'ubukwe mbese bitihuse tukabigendamo bukeya tugapanga ibyo bintu by'ubukwe ni nacyo yampamagariye nta n'ikindi kuko ntabwo nari kuva muri Kenya ngo mve ku kazi nari ndiho atari we umpaye repoti yo kuza urumva ngenda urabyumva abantu bose bagaye none kuri dikota ngiye kuta jo bashobora kugira ute kumpamagara urabyumva ariko ikintu cya mbere gihari Ezekiel je no kubwira Ezekiel iki cyaha uregwa batarampamagara nimpamagazwa nzamenya ibyo nsobanura okay wavuze ko ngo yaryamanye n'indaya wamushinjije kuryamana ngo n'indaya ibyo bintu nibyo bimeze bite njye ntabwo nabimusinjije none se titiri ishinja umuntu amafaranga y'umugore ari ukubera iki kandi azi kuzeranye we none se kuki ashobora kubazwa n'iyo titire we katigeze ajya kumuregera yuko atogaga yarabyihamyaga cyangwa se harimo abantu badakunda imanza avuga ati genda uzagwe ku bandi reka twikomereze haracyari byinshi hari ikibazo mushaka kubaza imbere yuko nkomeza nshaka
oya nakomeza tuzita ngena ndi ku Ruyenzi reka twumve ibyigera mu Rwanda Dawidi cyabivugaho kugera mu Rwanda kwa Jose inzara zifite iyi nzu yari hari ashaka amafaranga yanjye iyi nzu ntago yo yari yaraje cyangwa uragira ngo byose mitondo reka mbanze mbabwire urumva Jose kuburana ntago ari agasuzuguro kuburana no kumvikana none se nagusuzugura ngewe mbanze nkubwire ngewe nkuhamagara uri muri Nyabugogo nari ndi kumwe na mabuja nyiraya mazu umbwira ngo woreje amafaranga y'inzu nta mafaranga y'inzu wanyoherereje nta kibazo message nayo mutera amafaranga yakire igomba kubisohora bino kuba utandukanye n'umurara mupfuye akantu ushaka gusaka ibintu by'ibibazo byinshi cyane ngewe ubu tuvugana ikintu nshaka kukubwira sinzava no kwijambo navuze urumva umukizo kandi nzahora ndiwe urumva kabiri aya mafaranga uvuga nje nakubwiye nkorereza ibihumbi 100 urabyumva uretse se nkubwire ayo mafaranga nyakuzanira yarayakuzaniye ariko bwake metoro zanayo yandi ujya kuvunjisha uvuye gufata amatora urabyumva none se kuvuga ngo amafaranga ngo niwigeze ngo sinigeze ngo rayohereje wagiye kwishyura inzu hari amafaranga waciye mabuja ngo yamwishyure ako Dawidi wavuze ngo yaraje amara icyumweru mutarabonana urangije nyuma ngo kumugoroba arakubwira ngo ari Nyabugogo yaraje oya ntago navuze ku mugoroba nakubwiye ngo yari amaze iminsi 3 muri iyo nzu abamo aza kumushakira inzu ngo yaraje avuye Kenya ngo telefone zivaho ntimwabonana amara icyo navuze akiva muri Kenya yaje tutavugana ubuze ko mukazi ari ku murongo nge yamamagaye ati undi muntu telefone Nyabugogo arambwira ngo yageze i Kigali nibyo nakubwiye amaze kwa nibwo yamamagaye nge ndi ku Ruyenzi bitangira njya kumusanga biramoje arambwira ngo inzara zifite niyo nzu yari hari ni yari gihari ariko ndavuga ngo sinzi mu gipangu bitewe ko n'igisanzwe ngo ashaka ko tutatubana urabyumva ngiye mushakira iki mbwira moja mushakira indi nzu urabyumva rero kwa Mutangana ntibyabaye wavuze nyine byo kwa Mutangana nabivugaga turimo gushaka inzu mvuga ati byibuze twabibonye mwitwejo nta hantu yigeze arara twageze hano ku nzu mu masaha ya 4 zuzuye ubwo twageze hano moja mbwira amaze kuduha imfunguzo barimo kumufungurira n'umugore uhatuye hari urabyumva mfite akabazo tuganira n'uyu mukobwa yenda ngo hari ikindi kintu numvishe nacyo ngira ngo nayo kiraza kudufasha umugore waje gushaka inzu uvuga ninde amafaranga y'inzu cyangwa Dawidi wayakwishyura watanze mbere cyangwa watanze amafaranga yaje mbere utarazi naha wowe nyiriyo amafaranga kijyanye n'inzu murumuna wanjye yohereza undi muntu umwagent arahari Jean ntabwo bayakohereje se ayo mafaranga avuga nge ntayo nabonye ayo mafaranga mva aciye mu izo nzira zose ayo nge nishyuye yaraye mu nzu hano kwa mabuja twavunjishije mu gitondo ayo ya mbere ntabwo yakugezeho ntayo mafaranga ari kubana nigeze mbona ako nako nakanakize mu akakanya iyo hari MTN irabigaragaza ntari ikibazo se none se mumweretse yamwaje kuri telefone cyangwa aramuhaye mu ntoki urumva ngende muri Kenya na mabuja uyaciye ku bantu babiri kuri mwene nyina nawe acisha ku wundi muntu ngenda ashaka gutaha cyaba hano haraza guca wambaye Jose none se kugira ngo wenda tureke n'izindi gahunda zawe zinikomereze ugiye kwigira kugikwa uyu munsi utanaburara dore ko nta kandi kazi wowe urumva Dawidi ko ahamya ko ibintu byinshi cyane wavuze yarabigaramye avuga ko ari uguharabika umuntu kuko yanze ko mubana icyo si cyo turi bugendereho arabeshya kuko ntago naza kuvuga bino bintu ari ikinyoma yego ibyo mvuga ni ukuri nzabihamya ndiho kugeza mpfuye hari akantu yasorejeho nakunze cyane kanatumye uvuga ati bya bintu bishobora kuba biri mu buryo yavuze ati nyamara Jose reka gutera amahane twanabivugurura oya ibyo kuvugurura hoya urukundo rukongera rukavuga ati oya urukundo reka turureke yanyambitse isura ntakagombye kuba mfite ko ndi umukecuru tutaberanye niyishakira abo baberanye nanjye nshaka uwo tuzaberana ntago yabana n'umukecuru reka nanjye njye kwishakira umusaza nkanjye oya ibyo gusubukura hoya ese ubundi wigize wowe wumva umukunze muri wowe
ikintu cyatumye urukundo muzamuka kuko bamwe ati nge nta gahunda yo gukundana nari mfite ikintu yakoze Dawidi ukavuga ati uyu musore koko ni w'Imana yavuze reka nanjye mpaguruka hangange ko yaramaze kuvuga ko yakomeretse aramutse abonye uwo bahura bakomorana ibikomere urumva wowe waje nk'umutabazi nk'umutabazi wamutabara ibikomere bikashira ariko siko byagenze ese ntago muri kubireba ko ari hasi hejuru yego bishatse kuvuga yuko nta wowe umuntu waje guhoza amarira niwe wayaguteye none byonyine n'agahinda mfite niyo atankura ku kazi yego ntabwo byari nkibera ku kazi nubwo avuga ngo ntago ngo nari narigeze ngo nkubona ariko amafoto bigara ko wamwohereje yarambonye kandi nabakoherereza nde ntago twigeze tuvugana tutarebana video call yavuzaga ubuhuha yego ko mana yanjye uretse yose wenyine waza kubishinja we ntiyaza ngo abyemerewe nyir'ubwite ariko naje nzi ibyo byose aravuga ati nanjye hari ibintu yashyize amaudio yanjye hanze nangiye gushyira ye hanze amaudio yawe ko agiye kujya hanze urarigitira he ayashyireho nta kibi kirimo kanumve muri aya maudio reka nshake Ezekiel shaka ikibazo ubaza Jose none hasigaye cyangwa unagira icyo wongera kuri Jose hari audio numvise agushimira ku bijyanye n'amafaranga umwoherereje yo kwishyura inzu ayo ni amafaranga yo kwishyura inzu muri cyagihe yavugaga ko bamwishyuye inzu aribwo yavugaga ngo Mwuka Wera ngo wabyemeje wakanshinza yuko ngo ari nge wamubwiye ngo ni Umwuka Wera ngo ubinyemereye oya none se ayo makuru yo y'ayo mafaranga ya mbere katavugwa agakomeza ashimangira amafaranga yishyuye inzu ni inzu wagombaga kuza kubamo ni inzu Dawidi yagombaga kubamo aho ngaho naho haduha umucyo noneho iyo nzu niba ariyo wagombaga kuza kubamo ninde wayishatse ni uwe mukomisiyoneri wagombaga no kuyishyura iyo nzu nababwiye ko amafaranga yaje mbere agaca ku muntu niwe wagombaga no kuyishyura uwo muntu uwo wayishatse amafaranga yanyuzeho niwe wagombaga no kugira gute kuyishyura hari korasi igikunda kumfasha ivuga yamugezeho kuko yaciye kuri mana waravuze biraba mana waravuze biraba hano ruri mu mashimwe akomeye kuko n'ubundi njye nkunda kuririmba n'ibyaha meze neza gusa icya mbere nabonye mu buzima ni ukubahana buriya kubahana ntabihari nta cyacamo ariko iyo umuntu yarezwe afite umuco arubaha gusa icyo nasabye Imana nikinkoreye Imana ntago ijya yibeshya ku muntu ntago ijya ivuga ubujajwa ivuga ijambo kuko ni Imana ivuga ijambo yarangiza ikarihagararaho ikanarikomeza ndumva bishobora kuba biri no muri Yeremiya Imana ibwira Yeremiya ngo mugize umuhanuzi uzahanurira amahanga Yeremiya ati reka sinashobora kuvuga ndi umwana mutoya Imana iramubwira ngo genda nzagendana nawe Imana irangije ibwira Yeremiya ngo Yeremiya we ngubonye iki Imana iramubaza ngo urebye neza ngo yego ndebye neza ngiyo ni inkoni yanjye irindi jambo ikarinda n'uwo naribwiye nkamanuka nkamurinda kugira ngo ndisohoze numva ntacyo Imana idakora mu byo yambwiye byose nabibonye gusa Imana ikiri mu mugambi w'Imana nta muntu ushobora kugikoma mu nkokora wari umaze kohereza rya turo yagusabaga uko byagenda kose
ikiri mu mugambi w'Imana azayaguha kirasohora wakitambika azayagumane nk'umukristo wari ubikuye ku umugambi mutima w'Imana ariko ugasohora ayandi Imana igumugisha ndategereje kugira ngo ukamugisha oya njyewe nabikoze mbikuye ku kubera icyo utari kudusubiza se mubyeyi aho hari hajemo andi majwi oya naryo muyihoreryo mumbabarire mumva mube mugarukiye aho ngaho ni byinshi Ezekiel wiretse kuzana Ezekiel mwihorere Jose iri jambo ni cyo kimenyetso wari ubonye cyatumye uvuga uti urumva ukaba uvuga ati ibi bintu tuza n'icyo muhanuzi w'Imana Yeremiya yavuze bimeze bite wari wujujwe hari uziko ntangiye gufashwa n'ubundi ndi umukristo kuko sinzanabivamo nzabigumamo iyo uri umukristo uhora wuzuye imbaraga z'Imana rwose nari nuzuye imbaraga z'Imana yego kwereka ko Dawidi akwereka ko aziye mu gihe ari nawe wasabye Imana urumva ari Imana niba ari Imana utu dutambara murimo mwatwere mukibanira oya none se satani ko rwa mwabyihure mukiyunga koko satani reka nkuze na Dawidi satani aho yabonye ibyiza arahasenya ubu hari none se ibyo byiza ko amenya ko bihari mbabara nkuze na Dawidi kumuza na Dawidi mwiyunge nubwo avuze ko uri umukecuru araheraza guhinda oya biriya ni satani utanye kumunyuramo reka mbabwire ya myaka akayibona ya mabibora akabonamo imyaka murimo kumbwira ngo mureke tugendeye ku ijambo hano wivugiye ati ikimana nayisabye n'ikimpaye ariko mana unakomeye yego ndi kubyumva none se none ubonye ko atari cyo yaguhaye gute wemeye satani adutsinde none se satani we ntago abizamo kandi bigapfa ku munota wa nyuma kandi byari bihari kuva twamubo ibuye ryagaragaye ntiribarikisha isuka aka kanya Jose uremera iyo yanavuze ati nge rwose Jose nanabyemera oya icyo twakwiyungaho ntago ibyo kubana birimo icyo twakwiyungaho wenda adashaka ko ibintu bizamuka nk'umukristo nanjye ndi umukristo yareka ibintu bikarangirira hasi bitakomeje kuzamuka kuko we nta nemera ko tunahura ngo tubicoce birangire nese umuntu yakubwira ko amaboko atareshya ataramukanya tugahura gute oya satani yabiba reka satani afite hano hari ibintu byiza ubu ngubu urumva yari umuntu umuhanuzi ni umuvugabutumwa nawe uri umuvugabutumwa urumva rero urwo rugo rwari kuba rwiza Jose waretse koko ibyo tukabirenza amaso tukiyunga iri jambo uvuze niryo ritumye ntekereza kino kintu nicyo kimenyetso warabonye ko ari uw'Imana uyu munsi ukavuga ati uko byagenda kose reka da reka umukozi w'Imana ari turamwubaha naho yatubwira tubeshya turamwubaha yego ubwo se Mana ahubwo abakozi b'Imana aho bari bubaho Imana ijye ibagenderera nta n'ikindi Imana izakumugisha utangije umurimo neza aramutse n'izawurangiza ati yatanye umurimo n'izawurangiza none buriya Imana ni papa Imana ni data ese umwana yasaba papa yasaba Jose reka rero kugora muri ibi bintu ego yes habe twaramutse ese iyi foto wasizeho ni iyande aratangiye no gufuha Ezekiel yaratangiye no gufuha none hano harimo paje z'ibintu byinshi ese iyi foto wasizeho ni iyande nimugoroba wishyiraho aha ngaha bihita bikubwira ngo wari watangiye no gufuha akabona ibimenyetso ariko ukavuga ati reka mbaze none kubaza rega bitera kumenya ndabibaretse kunsetsa ariko iyo ubonye ikintu
ibyo nabireka ntugire mu barimo gusenga buzira ndaje nze turavugana shushu ndaje nze turavugana nigera mu rugo nahise njya kubikemura ariko ndaje nabonye ibihumbi 52 nibyo byangezeho ubu mpise njya kuyishyura kuko n'ibyo ndaramireye nabi njye mfite umukizo ujya umvugira ku mana n'ishuti idahana si nk'izo mu isi iteka wabonye icyumba cy'amasengesho icyumba cy'amasengesho kiba cyuzuye ugasangira n'abapolisi ahubwo umutima wanjye njya ninginga ku mutima we nasabaga ngo mubere umukiza amanga mubere umutima we Yesu umwakire nawe za wasumwa dawe ndi kumwe na koko ndaza gutera nta Sheri urakoze cyane ambasha Sheri urakoze cyane Mani gumugisha nagize ikibazo ndavuga nti se umuntu katavuze byagenze gute telefone yese byagenze gute uri umuntu ukunda ntumubaze ngo byagenze gute uriya nta rukundo ruba ruhari ni rwa rukundo rw'uburyarya ruhita rushira mbese bukiye mu gitondo uvuga nkundebye kuri telefone hagize umusore bigaragaza akanyuraho ngewe nkabimugiramo kuri telefone nibaza ikintu cyaba cyabaye ndakibura ariko nshimye Imana cyane mu mutima kubashije no kubishyira nkanabibona nkabona dawe ariko njye mutesi ariko shere nyine ejo narakubajije ukuntu nyine waba warabaganirije urangije rero ntiwambwira ukuntu ngo azaze muri Kenya kundebayo tubirangirize muri Kenya wansobanurira nyine bimeze gute iyo famille yambwiye ko bavuganaga cyane ndetse yambwiye ko n'amabanga yabo menshi cyane numva ngize mu bwoba ndabyihorera akabyumva hari igihe neza ko babwiye ko ndi gushaka kuza yashaka kuza muri Kenya nta kibazo ntacyo uwo ni mwarimu wo kwa Mutesi iyo nari nsizeho mu kanya muri Kenya bamugeze saa 5 zuruzuye muri Kenya ngiye hafi yo mu rugo nibwo ni kuva gusenga ndaje nze tuvugane ngera mu rugo nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru ni akahe gakoryo yakoze gatuma ndabona indangamuntu yarayikoherereje yiwe Mana ikomeze kurinde aho umunsi mwiza odiri mitanga mungu y'umushubati n'udufoto reba Jose disa agakobwa keza kicaye sha Jose reka uvuge none se Sheri uyu munsi nategereje ngo ndebe ko mpamagara nkabibura byagenze gute niba uri bumpamagare nk'isabire reka twere kugaruka kuri byinshi kuko ngo ntiyarya ubuki Jose wowe ku ruhande rwawe niki cyifuzo cyawe niki kintu kiri ku mutima wawe yenda wabwira n'abantu badukurikiye nyuma y'ibintu bintu n'ubujyanama wagira abana b'abakobwa bari kugurukira mu bicu batazi ikibatwara ari ikihe kugira ngo bitonde ngo ibuye nk'iri ngiri ryagaragaye ntizongere kwica isuku ukundi ngewe icyo nabwira abakobwa muri iyi minsi mu bintu by'urukundo bajye bareba kure kuko umuntu ashobora kukubwira ku rurimi ukabona ko bihari ariko ku mutima ntabiriyo babe maso kuba byarambayeho si uko nta bwenge ngira ubwenge ndabugira bitonde kandi wenda ndatekereza ko no kuba byarambayeho kwari ukugira ngo ukuri kuzajye hanze
hanyuma ku bantu badukurikiye ubuyobozi wabwitabaje birangiye baguhaye umwanzuro ko ugomba kugana izindi nzego yego ubu urateganya iki noneho rero undi nk'umukristo ni byiza ko mwisararanga mu nzego ayo mafaranga yo ntiwayamuharira ukamwihorera njye nk'umukristo yemeye guca bugufiya nk'uko tujya gukundana nta muntu wari uhari abyemera tugaca akancira bugufi nanjye nkamucira bugufi kuko njye sinabimwangiye ahubwo we anyereka ko andenzeho cyane njye nk'umukristo icyo navuga tudakomeje kuzamuka mu ntera twakwicara hasi nk'abantu tukabirangiriza hasi yego ku buryo aguhaye na makeya wakwemera undi akavuga ati mbabarira ndi narayakoresheje ihangane nubwo yaba ari itike ishobora kuba yagusubiza muri Kenya ntacyo byaba bitwaye njye ntacyo bintwaye kuko mu buzima bibaho nk'uko yavuze ngo twanahurira n'ahandi twahura nta nubwo nari nzi ko twanahurira kuri cana bibaye byiza nk'umukristo usenga nanjye nsenga byarangirira hasi njye ndumva ari icyo mwanzuro navuga tugane ku musozo cyangwa kubera ko ikintu umwanzuro wasoje muri runo rubanza tuvuyemo rwarendyankurye ibi turi kubabwira ni ibintu bikuru byavugiye mu rubanza tuvuyemo rwo mu mudugudu mbere yuko hafatwa ikindi kirere cyo kugira ngo idosiye ishyikirizwe urundi rwego rwo hejuru ko David arababwira ati reka barababeshye banamugira inama bana mu gipangu ati turabana si uku kubera si no kubera uyu mukobwa ariko ikintu gihari kuko banzuye yuko David byibuze asigarana 80 y'inzu yishyuye ntayasubize ariko amafaranga aguze imyenda akayasubiza kuko baravuga ati niba utaramushingiwe musubize ayo mafaranga gusaba unamusubize 120 wemera bibumbi 220 urumva bari birengagije amafaranga arenga ibihumbi 150 kugira ngo ikibazo cyorohe David arababwira ati ariko se umuntu mubwira muramuzi ati njyewe ntibishoboka ubwo ubuyobozi rero bufata umwanzuro yuko iyi dosiye igomba gushyikirizwa urwego rwisumbuyeho ubwo rero ibindi bizakurikiraho Jose uyu munsi ubonye David yambaye ipingu ari imbere y'urukiko byagushimisha ntago byanezeza nk'umukristo none ko ugiye gukomeza hejuru kandi ariho bishya bishyira byaba byiza aciye bugufiya nk'uko abayobozi babivuze bikarangirira hasi yego ugiye byaba bitarangiye urumva nyine nta kindi dusigamo gukora nta kindi ese mugeze hejuru akakugarika cyangwa akagutsindaho iyo ngiye uko nawe ati nanjye mfite ibimenyetso nzerekanira muri ribu nta kibazo ese iyo matera yawe yasigaye kuri wa mpaka wa Busia ni yasigaye yego ko yavanguye matera yasigaye harimo ini kauda nibimeze bite nta kauda ihari ni kumwe tujya n'ibintu bagiye kubicisha aho binyura twebwe barangiza kuko tuba twanavuyemo bakatubwira ati nimugaruke murebe ko ibintu byanyu byahageze umva ntago ari twe tubiterura naragiye ngezeyo kuri ibyo bintu byanjye mbyereka n'abantu mbyereka bagomba kubisubiza mbere yarayazanye ngomba umuhaye n'ibitenge kubishyira aho ngaho tubishyira none ukajya ugenda uvuga ibi ni ibyanjye ibi ni ibyanjye na matora mbabwira yuko nayo ari iyanjye babishyiramo bamaze kubishyiramo noneho tugeze ku mupaka wacu hano mbabajije matera mbambwira ko ntayihari icyatumye isigara hari umuntu wavuyemo hari icyangombwa bamusabaga kitari cyuzuye biba ngombwa ko bamusigara nawe bivamo muri ubwo buryo bambwira ko matera izaza n'indi modoka iraza nkazaza kuyifata Nyabugogo nta kibazo kindi cyavutse mu nzira cyo kuri iyo matora ni kumwe isigara mu bindi ariko nayo narayibonye nta kindi kibazo kindi gihari nuko Jose reka tugushimire abantu bashaka nimero Jose ibakwese abantu ko n'umutoya ngo ntihagire n'ukuremera hagire n'ukuri n'ukuremera n'igihumbi akumwakure tubwire nimero 079 29 80 nukuri 315 abantu bashaka nambaye ya WhatsApp yo muri Kenya ni guteranya 254 71
23 95 24. Yo niyo nimero wamubonaho kuri WhatsApp kuteranya 254 71 23 95 204. Kiranuka Imana ibarinde, turabakunda cyane. Jose Imana ikurinde, turagukunda cyane. Dawidi Imana ikurinde, turagukunda cyane. Ariko icyo dushaka nuko mu bana mu buryo bwa Kristo, kandi niba bitanakunze siho hambere bipfuye, ariko reka byere kugenda bifata ikirere nk'iki ngiki turi kugenda twinjiramo, ahubwo dufatanye kugira ngo twubake umurimo w'Imana. Turabakunda cyane. Imana Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.